Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yatangaje ko ibiganiro aretse kugirana na Perezida Paul Kagame byamugaragarije ko u Rwanda rwiteguye kwakira abimukira bazava mu gihugu cye, gusa yirinda kugira icyo atangaza ku munsi aba bimukira bazahagurukiraho. Minisitiri w'intebe Rishi Sunak atangaje muri iki cyumweru nyuma y'uko yakiye Perezida Paul Kagame mu biro bye baganira ku biganiro bijyanye n'abimukira. Ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, Rishi Sunak yavuze ko ibiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame bishimishije kandi byamweretse ubushake u Rwanda rufite muri iyi gahunda. Rishi Sunak yagirana ibiganiro n'abanyamakuru yagize ati nabonanye na Perezida w'u Rwanda muri iki cyumweru kandi afite ubushake bwo gukora ibyo twiyemeje mu bufatanye, kandi mfite icyizere yuko imyiteguro y'ibizabibashoboza ko yarangiye. Abanyamakuru bakomeje bamubaza ese igihe indege izahagurukira abo babimukira bajyanye mu Rwanda izahaguruka ryari. Undi nawe yirinze kugira icyo atangaza, gusa avuga ko ibyo yiyemeje guhagarika amato y'abimukira kandi azabikora. Yirinze rero kugira icyo atangaza ku munsi ababimukira bazatangira guhagurukiraho. Yakomeje abwira abanyamakuru ati dukwiye kugira icyo dukora kugira ngo aba bantu cyangwa se aba babimukira baza mu Bwongereza cyangwa mu gihugu cye binyuranyije n'amategeko batazahaguma, ahubwo bahakurwa. Iyi niyo mpamvu u Rwanda ari ingenzi, kandi niyo mpamvu niyemeje ko uyu mushinga ugenda neza. Yakomeje kuvuga ko ubu ngubu ikiri guhabwa imbaraga ari ukugira ngo iyi gahunda yemezwe n'inteko nshingamategeko y'Ubwongereza. Yagize ati mbere na mbere umushinga ukeneye kubanza watorwa n'inteko, kandi ati afite icyizere yuko umushinga numara gutorwa ibi bizashyirwa mu bikorwa. Mwibuke kandi ko icyiciro cya mbere cyari kuba cyarageze mu Rwanda muri Kamena 2022, ariko uyu mushinga waje gukoma mu nkokora n'ibibazo by'inkiko n'ibitekerezo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, bavuga ko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo kwakira ababimukira, u Rwanda rutujuje ibisabwa kugira ngo rwakire ababimukira. Ariko ibi byatumye urukiko rw'ikirenga mu Bwongereza rugaragaza inenge zijyanye n'amategeko. Amasezerano aravugururwa n'impande zombi. Aya masezerano yaje kongera kuvugururwa muri 2023 Ukuboza, hagamije gukuramo inenge zagaragajwe n'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Kandi Rishi Sunak yongera avuga ati kugira ngo aya masezerano ashyirwe mu bikorwa bisaba ko yemezwa n'ibihugu byombi akaba itegeko, bityo akazanakurikizwa hisunzwe amategeko mpuzamahanga kugira ngo ababimukira bazanwe mu Rwanda.